Wow. Merci Dorcas urakoze. Umuhanzi se ufatiraho urugero kuri ubu kuri wowe ni nkandi uguha icyitego uvuga niba mfatira icyitegererezo uko byamera kose. Umuhanzi. Yego. Umaye ikizamini gikomeye. Gerageza uyumanganye. Cyangwa se katari umuhanzi w'indirimbo z'Imana. Nta kibazo. Gusa bon abantu wenda bakurikiye iki kiganiro ni wumva mvuze uri muhanzi wa Sakira Music niba bigireho ikibazo cyane. Yego. Je buriya mfana Bruce Melody. Impamvu nuko ni umuntu uzi gukora. Ikindi kandi afite ubuhanga mu ijwi rye. Yego. Kandi ngiye mu kumukunda bon si ukuvuga ngo yarariri uko nakunze Bruce Melody biranasekeje cyane. Yego. Narindi ku ishuri niga tronkom mu wa gatatu. Noneho hari indirimbo ye yari yasohoye. N'ubwa mbere nari nyumvishe. Noneho hari akantu yaririmbye nanjye mpita nkaririmba indirimbo ari ubwa mbere nyumvishe uko nakaririmbye. Niko yahise akaririmba. Okay. Uko wakaririmbye twese duhuza. Okay. Icyo kintu nyine nahise ngitekereza navuga uyu muntu azi kuri nyine numva by inspired nawe numva nshatse no gukomeza kumva ukuntu aririmba ubuhanga bafite. Ni urebye n'ibyo bintu bibiri ni umuhanzi w'umukozi nta giving up ntago arekura apfa kurekura. Ikindi nuko azi kuririmba. Dorcas uhawe amahirwe uyu munsi wa none yo kwicarana Bruce Melody cyangwa se ndazi neza Bruce Melody uko byamera kose nyakubahwa n'ukurikirana iki kiganiro uzihangane wumve urukundo rwa Dorcas bibaye byiza cyangwa se bikamwe ko uhura na Bruce Melody ni ikihe kintu wamusaba? Namusaba kuzakora nk'indirimbo ya gospel. Okay, ababyitayeho noneho akabyitaho nyine wenda ibintu by'ubustari bigasa nk'ibigabanuka gake. Nyine agakora indirimbo ku buryo nyine yabitandukanye n'izindi ndirimbo zose yaba yarigeze gukora. Urumva n'ubundi niyo bakoze izo ndirimbo ntibabura kwambara uburyo nyine bw'indirimbo z'isi ariko imyambarire ibintu byose nyine ku buryo iyo ndirimbo nta hantu batinya kuyiplayinga. Bruce Melody arabyumva. Dorcas uyu munsi wa none se abagukurikira ku mbuga za social media zigiye zitandukanye mu buryo uririmbamo usibye kuba Dorcas twamukurikira mu makorari cyane nka Jubilant Singer korari ya famille y'umuryango ubundi busanzwe umuntu ashaka kugukurikira ku giti cyawe hari indirimbo waba ufite uri guteganya gukora cyangwa wakoze? Ziba zanditse ariko ntabwo zirasohoka. None se ntabwo ndanajya no muri studio kuzikora. Yego. Tumenye hakabanga se byibuze ku karimbo wamaze kwandika ku ruhande rwo wumva wenda uzashyira ku mwanya wa mbere indirimbo izigomba kujya hanze. Nabo mbeshye. No kumena akabanga. Nta kibazo. Dorcas reka yenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu uburyo ukunze kugenda ugaragaramo n'uburyo ukunze kugenda ukuramo indirimbo zawe ndetse n'ahantu henshi hatandukanye. Ni kenshi abantu bajya bifuza kumenya umuntu ariko kandi iyo bamumenye byo bikaba byiza kurenza ibindi ariko iyo bimaze kuba byiza hari ubwo benshi bifuza kumenya se Dorcas umusozo wo kuririmba kwe uzagenda uzarangira ute se yenda uyu munsi arabikorana umukobwa ese bizarangira n'icyo gihe uzabisoza ryari? Hanze bizarangira nanjye nsubiye mu gitaka. Ubwo abakunzi bacu abadukurikiye baratwumva barumva hari abakunzi bacu ubwo twateguraga iki kiganiro bifuje kugira icyo bakubaza barakubaza bati se ubundi Dorcas usibye kuba yaririmba hari ikindi kintu yenda afite ku ruhande akora cyangwa se mu buryo ikindi kintu we ubwe yiyumvamo? Kirahari ndacuruza
ikindi niyumvamo impano se indi mpano itari iyo kuririmba impano ko Imana yazimayira. hari abatwandikira tubaza se muzamutubarize Dorcas afite sheri. Nibyo turi gusoma ku mbuga nkoranyambaga zacu ubwo twari tumaze kugaragaza ko uri umutumirwa ku Ibendera TV. Iyo numva ari ubuzima buri prive. Yego. Kandi hari ibintu byinshi ntabivugaho. Dorcas ubundi mu buzima busanzwe ubwo yikundira iki? Ndakuririmba. Usibye kuririmba kuba dukunda ibintu bitandukanye. Ego. Nkunda ibintu byinshi, nkunda guteka, nkunda gukora amasuku, nkunda gukoresha impano zanjye zose mfite. Dorcas nk'ikintu uze kutwihanganira sibyo nk'ikintu wowe ubwawe uzi ko abantu bagukundira. Hari ko umuntu abaho akabaza uburyo ko akunzwe n'abantu ndetse aririmba neza, ariko ikintu wowe ubwawe cy'umwihariko wiyizeho ko abantu bagukundira ni nk'ikihe? Gusa uretse kuririmba nta kindi. Dorcas rero twagiranye ikiganiro cyiza, byinshi twibanze kuri muzike, tuza no kugaruka ku buzima bwe nubwo byinshi yakomeje kugenda abitubwira, ndetse namwe mwasubijwe bamwe muri twe, ndetse turatizire neza ko atari ubwa mbere agarutse kuri kamera z'Ibendera TV. Tuzongera tubane sibyo? Reka tugushimire, twabanye neza, ibindi byose Imana izabane nawe, ndetse Imana izakujya imbere. Umuntu ashaka nko kukubona social media zaho ukoresha mu byo yenda bwo kugira ngo yenda muzakorane nk'ikiganiro cyangwa se yenda muzaririmbane muri rusange, yakubona ate rero? Kuri Facebook nitwa Mbabazi Dorcas. Yego. Ariko nkaba mfite na page ya Mugabekazi Dore, na Instagram niko nitwa Mugabekazi Dore, ndumva ari ibyo ngibyo. Yego. Ubwo ibindi byo tuzagenda tubimenya mu kiganiro cyacu cy'ubutaha uko tuzagenda twakorana. Mbabazi, turabashimiye ku kiganiro cyiza twagiranye, ariko hari aho mwageze mutubwira ko mufite ibihangano bitarasohoka. Turashaka kubaza kuba bitarasohoka biterwa n'iki? Havutse ikihe kibazo kuba bitarasohoka? N'ubushobozi nabishyira muri terms of financial ability. Iki kibazo cy'ubushobozi ni ikibazo abahanzi muri rusange, baba abagezeyo n'abataragerayo n'amakorali mukunze guhura nacyo. Ubundi ibihangano, ufite ibihangano byuzuye ariko bigifite ikibazo cy'ubushobozi. Ariko nanone hari abantu baba babakunda batazi ko yenda mufite ikibazo cy'ubushobozi bukeya. Abo bantu rero urababwira iki? Hari abantu bakurikiye Ibendera TV kandi bafite ubushobozi, bumva banafite ubushake bwo gufasha abahanzi mu buryo butandukanye. Abo bantu badukurikiye urababwira iki? Abantu badukurikiye rwose nabasaba nyine ubwo bufasha, gukomeza guteza imbere umurimo w'Imana, any support bihagije. Umwe ashobora kuvuga ati okay, ngese ko nzi gucuranga sinagucurangira, iyo ni iyindi support. Ndabaga ati njye mfite studio, waza ugafata time ukakora, ibyo nabyo ni indi support. Nawe akaguha amafaranga ati zirwarize, nyine ntabwo nzi uko bikorwa, ariko aya mafaranga ushobora kwimanagingira nyine ukabikora. Gusa numva ubufasha ubwo ari bwo bwose, uko bwaba bungana kose, ni ikintu kiba gikomeye cyane kugihawe iyo agikoresheje neza kandi akagiha agaciro uko kingana kose. Yego. Kandi iyo ageze nimba navuga ngo ubwenge sinzi bwo kumenya kugikoreshereza icyo yagiherewe. Impamvu mvuze gutyo, hari uwo agasanga yiguriye ikindi kintu wenda
avuze ati ndagikeneye ku ruhande wenda mu rugo se cyangwa se ku giti cyanjye, kandi uwo mufasha yarabwatse ari ubwo kujya kuririmba gukora ibyo bihangano bye. So biba byiza nyine niyo ubukoreshereje icyo wabuherewe. Hari ikibazo abantu b'abakobwa muba muri music industry cyane cyane ya gospel, mukunze kujya kuririmba ahantu henshi bigatuma mugira audience y'abantu benshi babamenya, ariko kandi bigatuma muri iyo audience haba harimo n'abasore bashobora kuba bakwifuza ko mukundana. Abo basore rero hari igihe bashobora kuba benshi, kandi nubwo mu bigaragara byo ni uko ukiri umukobwa ntabwo uragira umuntu mubana. Kuba umukobwa aba muri gospel akamenywa n'abantu benshi b'abasore reka dukoreshe ijambo gutereta, bakamutereta ari benshi cyangwa bakifuza ko bakundana ari benshi nabo, ubona nta nzitizi byashyira ku murimo we? Ntabwo tukibajije wowe gusa, ni muri rusange. Ntabwo wabuza abantu kugukunda, ntabwo wababuza ku expressing their feelings, ariko icya mbere ni ukumenya uburyo byitwaramo, ukamenya se niba umuntu aje akambwira ko ankunda, umwe babiri batatu bose niko nzababwira ngo yego. Okay, hari igihe wenda umuntu ashaka kuza agahwana wenda n'amahitamo yawe, sibyo? Ariko mu gihe bose baje, menya uburyo bwo guhakanira umuntu utishe uburyo ugaragara, cyangwa se utamubwiye nabi mubwiye ati reka reka ntabwo bijya. Hari ukuntu ushobora guhakanira umuntu neza kandi n'ubundi mugakipinga in touch, wenda ntibyaba cyane ariko nanone ntimubane nk'abanzi, ukagira uburyo umutwara ukamwereka uburyo bidashoboka, nawe agira akabyumva. Gusa wenda hari igihe bigorana bitewe na level yari amaze kugeraho yo kugufata, ariko birakunda. Nanone mu kiganiro twagiranye mwatubwiye ko kuririmba mwumva ari ibintu muzakomeza ubuzima bwose kugeza mugeze kumva. Iyo umukobwa amaze gushaka umugabo, inshingano ziba nyinshi, ubona byoroheye uwo mudamu gukomeza gukora kuririmba nk'uko yabikoraga akiri umukobwa? Bishobora okay, ndabyumva, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Abajemo umutware, hakazamo abana, akazi, ariko iyo ari umutware wubaha impano yawe, however case, birakunda. Bishobora wenda kutabikora ako kanya uvuga uti ndashatse, wenda maze kubyara ngo njye mu bintu by'umuziki cyane, ariko uko umugabo aguha support, ikintu kirimo imbaraga zawe nk'umugore kikajyamo imbaraga z'umugabo, birashoboka cyane. Wenda imbaraga wakoreshaga ukiri single zishobora kugabanuka bitewe n'izo nshingano zindi ziba ziyongereye, ariko ntibikubuze gukomeza gukora. Yego. Murakoze cyane. Turi gusoza. Hari umuntu nk'umwana mutoya cyangwa n'abakobwa bagenzi bawe bashobora kuba bakubona bakagufatiraho icyitegererezo, ku buryo uramutse ugize ubutumwa ubaha byaborohera kubumva. Turagira ngo rero ubwo butumwa abe ari gusorezaho, ubaha inama nka mukuru wabo cyangwa se nk'umuntu bafatiraho icyitegererezo. Yego, inama nabagira abakobwa, muri muziki bisanzwe nuko bisanzwe ibintu biri normal bizwi nuko bagorwa cyane no kwinjira iyi activity
muri icyo gikorwa cyo kuvuga ngo ngiye kuririmba, ariko wabyitwayemo neza. Uyu munsi ashobora kuba atarahawe pe, bakunda kubivuga ngo ni ukubyukira ibumoso, yego, ashobora kuba atarahawe ariko ejo hakaba hawe. Uyu munsi ushobora kuririmba wapi bikanga, kumva ntago biri kuvamo, kumva abantu bari kuguca intege, ese uzagera he, iki n'iki. Ntago ari ngombwa ngo ukuri uhita umenya kugenda, ariko muri bwa buryo bwo kuvuga nimba ubwo bushobozi bwo kuba watangira butaraboneka, ushaka kugenda ugafata telefone hariya ugashyiraho ukaririmba ugapositinga, ntabwo uzaba amahirwe yawe azava. Either uyu munsi, ejo bundi umuntu akakubwira ati rero wa mukobwa we nabonye uzi kuririmba, nakira ubu bufasha mbonye, gira icyo ubukoresha. Muri bimwe nababwiye, iyo uzi kumanejinga utwo tuntu dutoya ufite ukadukoreshereza icyo waduherewe, ntabwo umusaruro ubura. Biratinda ariko bikaza, yego. Kandi ntibagivinga up, ngo nimba uyu munsi byanze bahita bafatiraho ngo n'ejo biranze, urakomeza ugafayitinga. Iyi si niko tubayeho. Dorcas, nanjye ndashaka kukubaza, nitwa na Cretine Hirishwa ku Ibendera TV. Dorcas, turabona wambaye neza, urakeye rwose nk'umukobwa mwiza wo muri iyi minsi. Dorcas, umukobwa mwiza wambaye neza wikwije kuri waba yambaye gute? Okay, aba yambaye nyine yikwije, yakwambara ipantaro, yakwambara ijipo, yakwambara ikanzu, ariko yikwije, atari ibintu wenda bimwambika ubusa. Mbona ntacyo bitwaye pe. Noneho ikindi kibazo, nk'umuhanzikazi w'umukobwa, hari abandi bahanzikazi twagiye twakira nabo twaganiriye bakatubwira ko bahura n'icyo kibazo. Hari ikibazo cy'uko ngo hari ruswa y'igitsina mu bahanzikazi b'abakobwa. Birashoboka yenda ko ari mu baproducer babakorera indirimbo, birashoboka ko ari mu banyamakuru babazamura. Dorcas, icyo kintu iyo ucyumvishe cyakira gute? Ni ibintu bibabaje, ibintu bibabaje cyane, ko numva ko ibyo bintu biba bitari muri lisite y'uburyo ibintu uba warabipanze. Ni ikintu kiba gitunguranye kandi kiba kibabaje iyo ugeze nko ku rwego runaka, umuntu akuvuga ngo kugira ngo mbanze gukorera iki, banza umuhereze iki nanjye, exchange. Rero aho hantu navuga ko ari nka temptation, icyo kintu ukigezeho, ikigeragezo, numva nanjye nahita nkasubirayo, nahita mbona ko uwo munsi utari uwanjye. Umuhamagaro wo kuririmba wawuhagarika? Oya, ntabwo nawuhagarika. Gute gute ko ubwo ibyo nimba yabinsaba ntabwo yaba afunze umunwa wanjye rwose, ngo nimba mbyanze arafunga n'umunwa wo kuririmba, ntabwo bishoboka. Gusa ushaka kumbwira ati ni okay, kangende nta kibazo. Amahirwe niba yanze uyu munsi akanga ejo bundi azaza. Ibyo navugaga ni ushaka kubyukira ibumoso uyu munsi, ejo, ariko ejo bundi bikaza binaje neza, nta na stress ugize, ukabona mbese nyine iyi Imana yakugeneye igihe cya nyacyo, iyo kigeze urasubizwa. Yego. Dorcas, tuganye ku musozo, ariko kandi nk'umuhanzikazi w'umukobwa twakiriye uyu munsi ntabwo twakurekura gutyo utatubwiye ibyiyumviro byawe ku kintu kimaze iminsi. Indirimbo ziri kugenda zigaragarwamo n'abakobwa bambaye sinzi niba ndi buvuge ubusa, sinzi niba ndi buvuge hafi ya zero. Bariya bantu ubibona ute nk'umukobwa, ubyakira ute nk'umuhanzi, kandi se behesheje akahe gaciro abakobwa muri rusange? Kwambara ubusa nta gaciro kari, ntabwo pe. Rero kuba umuntu yajya muri clip akagitinga akagira ati, ni ibintu biba binababaje cyane, ahubwo cyane pe.
cyane kubona umwari yambara ubusa noneho kuri public ni public, ni ibintu bizareba ku mateleviziyo, umwe abitunze kuri telefone undi abitunze, mbese ntaho bitandukaniye no kujya muri stade ukabikora, kuko buriya muri stade nawe umuntu afite telefone ashaka guhita kamera ugasanga ikintu cyabaye shared, cyageze ahantu henshi wowe utatekerezaga. Gusa inama natanga ni uko biramba, wenda ashaka kubona ayo mafaranga ashaka, niba ari na fame akurikiye akayibona, ariko uburyo nyine ufatwa burahinduka cyane, burahinduka. Niba hari n'inshuti koko z'ukuri wari ufite, akenshi urazihomba kuko hari umuntu uba utishimira kubana n'umuntu ufite imico nk'iyo ngiyo, kandi akabona nawe ugira inshuti nk'iyo ngiyo ishobora kuzabimwanduza cyangwa se. Ariko ntabwo uciye mu ijambo Dorcas, harimo ababijyamo bavuga yuko bashaka amafaranga. Yego, nanjye nabivuze. Ayo mafaranga rero uba ushaka, amafaranga ushaka ariko ubuzima bwawe bukangirika, mba numva n'ubundi ari nko gukorera kuri zero, kuko ushaka amafaranga. Ubuzima bwawe iyo ari bwiza, kuba bwiza rega si ukuvuga ngo nuko nta biyobyabwenge nywa, ngo nuko ntanywa inzoga, ntagirane, ariko na ya myambarire yawe iyo uhereye uhinduka inyuma n'imbere bikugeramo, urumva. Rero uko inyuma uba ugaragara wowe ubwawe, wambaye neza ukagenda ugasaba akazi, n'iyo kaba ari ako gukoropa ukagakora, ukavuga uti Imana izagera ahandi hantu igeze, ariko narinze kwiyanarika. Biriya hari umuntu ubikora avuga ati shati ntago najya gukoropa, sinaba umuplanto, never. Akavuga ati kugira ngo mbe umuplanto najya gukora biriya nkabona amafaranga byihuse. Ikindi buriya hari n'abantu babikora ari nk'ikintu wenda ari nk'umuntu arwaje, nk'umubyeyi wenda akabona nibwo buryo buri direct, ni nka bimwe byo gusaba nyine ruswa y'igitsina, akamubwira ati nimba uje kunsaba amafaranga jya hariya ubundi nguhereza amafaranga. Gusa nyine iyo habayemo kwihangana, Imana rega nayo ibikureba, ireba umuhate wawe, ikavuga ati uyu mwana yarandwaniriye, yampagazeho aho rwari rukomeye, ntago nanjye nabura kugira icyo mukorera, cyane ko Imana iyo iguhaye yitabinahombye, bivuze ngo ubuse ngo nsigaranye ibingana iki, mbese ko ariyo ibitanga, ko ariyo yabiremye, byose ni ibyayo, nta gihombo kuri yigira. Rero numva twaba patient, tugategereza igihe cy'Imana, byose irabikora kandi ikanabitanga ku buntu. Cyari ikiganiro ni Muntu ki rero ku Ibendera TV. Tubwira abadukurikiye ko twari twakiriye Dorcas ku Ibendera TV. Dorcas, turagira ngo rero ibyo byose wari watambukije ubutumwa bukuri ku mutima, ariko ushobora kuba ufite n'ikindi wabwira n'abantu yenda wakwifuriza ibihe byiza, ariko kandi tugana ku musozo uraza no kugira ubutumwa utanga. Iyo twakiriye abantu tuba twifuza ko cyane nkamwe mufite ababakunda benshi, mufite ababakurikira benshi, u Rwanda n'isi yose twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Turifuza rero ko muza no kugaruka ku butumwa mwagenera inshuti, ababakunda n'abanyarwanda muri rusange. Yego. Ubutumwa natanga ni uko iki cyorezo buri wese cyamugezeho effect mu buryo butandukanye. Na wa wundi ubona ari umukire cyane, hari uburyo yahungabanyemo wowe udahita ushobora kubona ako kanya. Twese rero ni ikintu cyaje kitugwirira, nta wacyiteguye uretse kumva ngo mu Rwanda hageze ibi n'ibi, mu Bushinwa habonetse ibi n'ibi biri kwica abantu. Inshuti zanjye rwose ikintu cyonyine nabasaba ni ugusenga, icyo kintu cyonyine, kuko
hari uwo uzabona yambaye neza ukamubona agenda mu modoka nziza ko si ubwo n'iki katari kredi ari inguzanyo nawe ari kurwana no kuzishyura wenda nawe ku rundi ruhande uri kurwana no kubona ibyo kurya by'umwana kurwana no kubona yo kwishyura inzu buri wese afite uburyo yahungabanijwe ikintu cyonyine nabasaba ni ugusenga ikindi cya kabiri ufite ubushobozi bwo gutanga ibyo kurya imyambaro iki aho kubifata ukabimena ukabijugunya ushaka kwegera wa muvandimwe ubona ababaye ukamubwira uti nyamara hari ikintu waramfite gishobora kugira icyo kigufasha gishobora gutuma uramuka ejo umuntu umuhaye ibiryo akavuga ati nijoro numvaga ndi bube napfuye ariko byibura ukamuha ibituma wenda ari buramuke n'ishimwe rikomeye cyane kuri we ikindi ntazahava atagusabiye umugisha muri ibyo watanze Imana ikongereramo byinshi Imana ntacyo yatwima igifite kandi nizera yuko igihe kizagera iki cyorezo kigahagarara ubuzima bugakomeza ibikorwa bigakomeza tukabaho nk'uko twari suko na kera hatabagaho ibyo bibazo ariko iki gisa nk'aho aricyo cyakoze nyine kuworoheje kuwukomeye buri muntu wese afite uburyo yabaye affected ariko hamwe no gusenga Imana izadusubiza nayo ibibone ububabare dufite amarira yacu kubura abacu ikindi kandi nanabasaba ni ugukomeza kwirinda twubahiriza ingamba za leta nimba ari iyo social distancing nimba ari gukaraba intoki tugakaraba agapfukamunwa tukakambara neza njyewe ndi gukora interview nanjye nisoza ndakambara kandi murabona ko nta muntu negeranye metero rwose irimo rero dukomeze kubaha twe gupinga ngo ibingibi ngo niki oya ibintu tubigira ibyacu twumve ko ari ubuzima bwacu ayo mategeko n'abayobozi nabo baba babangamiwe n'ako gapfukamunwa nk'uko nawe uvuga ati karancyuhira karantwika nabo baratwambara uko dufiringa nabo niko baba bafiringa reka rero buri wese abigira ibye abikore murabona ko biri kugenda bigabanuka banafungura ibikorwa bimwe na bimwe noneho dushyiremo imbaraga noneho tuzongere tube mu buzima busanzwe hari igihe bizagera korona igafatwa nka malariya uko urwaye bakakubwira ati ukigenda ufate iyi miti uzakira yego Dorcas Imana ibahe umugisha yego namwe tuwusangire murakoze